35 abanyarwanda baba bageze byibuze mu bantu bari hagati na hagati babayeho neza. Muri 2050 abantu twese tukazaba turi abakire. Ubwo nyine tuzaba Gisagara gawayo besiminga imiyandure w'amashuri mvuge mitiweri dufasha mu buvuzi sinavuga ibyo byo amarondo dukunda kubona dore ubundi nuko abameze iyo dukurikiranye neza n'abayobozi ba daso n'ubuyobozi hano ku mudugudu nuko abameze kuko murabona irondo ari ikintu yamara biramutse ryicaye izi nzoga dukwiye kuzireka. Murabona yuko ziduteza ikibazo gikomeye cyane. Umuntu wanyweye nyirantare cyangwa injwe mu bagantare umuntu afata ku ngufu. Gufata umuntu ku ngufu ni nk'isakoni. Ikindi umuntu arakubita akomeye ararwana. Uwo muntu ashobora no kuba n'umujura. Niba mwite hari inkoko hari ihene beretsa abaye umujura. Ikindi abaye n'iki kandi ibi byose nabyo ni ibyaha kuko ubujura nabyo ni icyaha. Tukaba dusaba rero kandi ibi byaha ntabwo birangira aho ngaho. Iyo umuntu akubise agakomeretsa bishobora kuva ku mwaka umwe bikagera ku myaka 5. Gufata ku ngufu byo ni imyaka 25. Tukaba tugira inama rero abaturage ko bino bintu rwose dukwiye kureba. Abantu mukamenya kunywa icyayi. Abanywa icyayi ni mumarika amaboko. Igikoma abantu banywa igikoma ni mumarika amaboko. Cyo ni icyaha kinakomeye cyane, aho usanga aba bana bacu ashobora kugucika aha ngaha akavuga yabonye akazi nk'i Kigali cyangwa yabonye akazi Huye cyangwa yabonye akazi akakubeshya gutya akagenda. Abantu byo baracyabikora. Umwana wawe afite ahantu agiye uzajya umubaza kuko asigaye hari abantu ashobora gufata nk'umwana nk'uyu nguyu yari umuntu wasinze ninde ugikunda gusinda hano ngo azadandabirana ndebe wewe hano wavuze ngo ngurwa wawe ngwino uyu muntu wadandabiranye ntabwo umufata ngo umukubite ngaho genda udandabiranye. Urabona uyu muntu simufashije aho kugira ngo mvuze induru ngo turashize aratumaze iki uwo muntu umufashe genda umugeze mu rugo. Umufashe buhoro buhoro kuko yahuye n'ikibazo umutsindagize buhoro buhoro mugeze mu rugo turyama kandi ntihongere kubyuka kuko araza kugenda akubita akomeretse. Ibyo rero byaba n'ibyo bikoze neza. Banza bika wiyemeje kuba ariko kwano mbona mutabyumva neza ntabwo muriyemeza kuba urugero rw'ibishoboka. Banza bika ese mihigo urugero rw'ibishoboka aho tuzamuka wiyemeje kuba urugero rw'ibishoboka aho abana barware bwaki n'undi tuzabura abana bazaba ba gitifu kagari b'umurenge babishimenye. Kimwe rero muri gahunda twagombaga kubabwira ni ikintu cyitwa isuku. Mukwiye kumva isuku icyo ari cyo. Hano harimo abantu bamwe ubona ko basa neza bahameshe ndetse nk'uyu mubyeyi ntahinga se nk'abandi haguruka umubyeyi w'imihigo urangira n'ukwezi kwa 6 itariki 30. Twarawusoje ujyana n'umwaka wa mitiweli. Iyo mwari mwaraguze umwaka ushize ubu ntiyabikibavuza. Rero kugira ngo bibaryohe nuko mutangirana
mu kwezi kwa karindwi, ukazabasha kuyivurizaho amezi 12 yose. Turashaka rero ko muri aka kagari Nyabitare Sagitifu mwaramumenyereye w'akagari kanyu yavuye Kabumbwe, agomba kubavudukana mukagera ku bukire. Ko bimeze hano abantu ko bakennye cyane turabakiza gutera. Hari mudugudu udafite inka wa Kanonda hano yagiye kwigira bikura mu bukene bajya mu bukire n'icyiciro kidasanzwe cy'abantu bafashwa. Icyo cyiciro rero cy'abantu bafashwa ni abasaza rukukuri batagira kivurira, abasaza n'abakecuru, ni abantu bafite ubumuga bwa burundu badafite ababitaho, n'abana b'imfubyi badafite uwabitaho. Abo ngabo nibo bazajya babona inkunga ya leta, abana wenda bakabona minerivare, abasaza n'abakecuru na babandi bafite ubumuga bagafashwa kugurirwa mitiweli, n'ababana wenda bakaba bahabwa na ka gakunga k'ingoboka. Ariko abandi bose yaba ingo byo kugurirwa mitiweli n'iki kwisha manene, murabyumva? Ubu ngubu ni ugushyira amaboko hasi mugakora, tukajya mu rugamba rwo kwiteza imbere twese nta n'umwe uvuyemo. Biri umuyobozi w'akarere yazaga, umuyobozi w'umurenge, ngo urumva ngo ngiye ngo singira n'inzu, ngo ngewe ngo singira n'urwara kandi nta warugukuye. Ibyo wapi kwisha manene. 35 Abanyarwanda baba bageze byibuze mu bantu bari hagati na hagati babayeho neza. Muri 2050 abantu twese tukazaba turi abakire. Ubwo nyine tuzaba tuvuga ngo wapfuye yarihuse. Dukoze wumva utazahagera uri umukire, ushatse wakwipfira. Nta wiyahura. Ariko rero aho kugira ngo uzahagera uri umukene, wakora cyane urimirije, ugashinga umutwe, ukagendesha amaboko, ariko ukazahagera warakize. Kuko murabona none se ubu mwari muzi ko Nyabitare izaba ifite etaje uyu munsi? Mwari muzi ko izaba ifite amashanyarazi se? Turabizi hari abataragera, ariko nabo ni mu gitondo ejo bundi ugasanga nabo bayagize. Imihanda myiza igakorwa kabageraho. Nahoze ndeba singo twahoze tuganira ati akagari kacu karashaje. Turabizi twatangiye gahunda yo kugenda twubaka ibiro by'utugari, duhereye cyane kutubabaje cyane, n'akanyu nako hazajya ku rutonde nako tugakore. Gusa haba hariho ibibazo ku rwego rw'igihugu. Nk'ubu mwumvise ubushize ibiza byabaye mu majyaruguru n'iburengerazuba, ubu leta yari irimo irwana no kubagaburira no kubakira imidugudu no gukora imihanda yacitse kugira ngo ubuhahirane bukomeze. Niho amafaranga yabaye agiye, kuko biriya ni ibiza nyine. Ariko ntabwo mwebwe mutuye aha ngaha bigomba kubabuza gushyira ifumbire mu muceri wanyu, cyangwa ngo bibabuze korora inka, cyangwa se ngo bikubuze kugura mitiweli, kuko iyo ubikoze buryo wawesheje umuhigo. Hari umuhigo uba wesheje. Ariko dutangiye undi mwaka w'imihigo kuri itariki ya 1 y'ukwa karindwi, kandi tunahuza n'icyumweru cyo kwibohora. Icyumweru cyo kwibohora se ni iki? Cyangwa kwibohora ni iki? Ingabo cyangwa se abakadazi bari hanze y'igihugu bafatanije n'abari mu Rwanda, bose abana 10 gusa. None se bagiye kuboneza ngo nibo babyara? Oya, none se tubabwiza ibinyoma twe kubabwiza ukuri? Naboneze abyara bashoboye yohereza ku ishuri, sibyo? Nubabyara benshi ejo bundi bazagukubita gukura ubwanwa umaze gusaza, ntange wibyariye ibihazi. Kumva rero banyakubahwa abaturage ba Gishubi by'umwihariko Nyabitare, tunakunda rwose, tuba tugomba kubagira inama, sibyo? Bagezaho izo gahunda za leta, kabwira icyabafasha kugira ngo mutere imbere. Uravuga ngo ati umwana kazi inguri hise, nutegereza kuzakira kubera imfashanyo nyinshi wabonye, ntabwo bizakunda.
ubu n'imiryango nterankunga nka World Vision iri ahangaha na za Action Aid, ariko bazajya batera umuntu inkunga basinyanye amasezerano yo kwikura mu bukene, umwaka umwe 2 ari cuka, kuko n'umwana burya munsi imyaka 2.